Zinka ntiyabasha kuducungura ndetse na Isaki yapfa ntiyari kuducungura wa mukobwa wa Yefuta nawe ntiyaducunguye rerure imyaka 25 irimo ibintu byinshi gucika intege cyane byabaga byinshi ndetse cyane inzira ya Yesu nagumye ndeba ku musaraba nagumye ntumbira amasezerano ntabwo nigeze ngira igitekerezo cyo kubivamo kubera impamvu ya yose yewe n'ubu sinakigira nkomereye aho ngaho yandinze rero ikabana nanjye izakomeza ndinde kubera ko ikintu cyankomeje kindi nuko ibyo Imana itwiringiza kuzaduha ibito byabyo biruta isi yose.